Je m'appelle Jackson Kamba. Kamba. Jackson Kamba. Uri muri Kongo byari bimeze bite? Hari abantu bica uburenganzira bw'abandi, les rebelles ont pris la ville de Bukavu. Quelle était la situation? Y avait-il beaucoup de violence? Y avait-il beaucoup de morts? dusangiza amakuru. Ntabwo hari abantu bapfaga benshi ndetse nta nubwo hari abantu hari ibibazo byinshi, niko yakomeje kugenda avuga. Des cas isolés ne manquent jamais. Ndibaza nta kibazo cyari gihari. Umunyamakuru yarakomeje ati ndashaka kumenya imyaka ushobora kuba umaze muri iki gipolisi. Ese umaze imyaka ingahe? Pendant combien de temps vous avez été officier de la police? Donc depuis quand vous êtes officier de la police? Nyirangije amashuri atandatu yisumbuye. Depuis que j'ai terminé mes 6 ans d'humanité, nkirangiza amashuri yanjye yisumbuye. Guhera nkirangiza amashuri yanjye yisumbuye. j'étais formé comme gendarme. gendarme. J'étais de la gendarmerie nationale. Nibwo nahawe ikose rya gendarmerie nationale. Nyuma yaho nibwo naje kuba umupolisi. Naje kuba umupolisi rwose wabitojwe. Bati uvuze ko wabaye gendarmerie. Ibi rero byumvikana yuko wabaye umugendarmerie mu gihe igihugu cya Kongo cyitwaga Zaire. Undati yego. Okay. Nabaye gendarmerie mu 1984. Yarakomeje ati nari umujandarume mutoya igihe nari nkirangiza amashuri nibwo naje kujya muri gendarmerie muri Matete i Kinshasa. Ubu rero ndi colonel bita komiseri superieur principal. Tunaona uyu ati intambara y'ubwoko inapita. Bati se noneho bimeze bite? Biragenda neza. Haibitembee sawa. Arakomeza ati leta yacu ntabwo yakoraga neza. Rero twaje kwiyungana M23 kugira ngo dutunganye igihugu cyacu kimere neza. Tengeneze iki iende sawa. Rero na M23 tugomba kwishyira hamwe tukubaka igihugu ndetse tukanabohoza n'igihugu cyacu kikagenda neza. Ati muri abasirikare bangahe bavuye muri Kivu y'Amajyaruguru? Undi ati turi abasirikare 86. 80 na ni gute mwibonye hano hantu? Ese mwarafashwe muzanwa ahangaha cyangwa se hari ubundi buryo mwabigenza? Ati yewe naje ku giti cyanjye, naje ku bushake bwanjye, naje kugira ngo nshobore kuba nafatanya na M23. Njyewe ndashaka kurwana ariko kandi nkarwana ku bushake. Ese mwafatiwe mu mihanda cyangwa se babavanye mu mazu yanyu? Kwa Bukavu twe twafatiye i Bukavu, baraduhamagara batuzana ahangaha kugira ngo twihuze nabo na M23 hano barimo kujya. None se wabwira iki abandi basirikare basigaye aho ngaho? Wababwira ko mumeze bite? Ese ko bafite ubwoba bimeze bite? Ntibagire ubwoba. Kino gisirikare ni igisirikare chama ni chama ambayo itasaidia. Arakomeza ati umutwe uzabohora igihugu cya Kongo. Ni lazima tujunge nayo. Nibaze rero twihuze nayo tubohore igihugu cyacu. Hadi sangapi? Nase bazagira ubwo bakugeza ryari? Lazima rero n'abahaye amabwiriza ngo nibaze rwose twihuze rwose tubohore igihugu cyacu. Umunyamakuru Scovia rero ndabona mushobora kuba mwihuje na M23, ariko mbere yuko mwihuza na M23 mwakoreraga igihugu cyanyu cya Kongo. None se icyo gihugu cyanyu cya Kongo ubungubu mutarimo mukorera, mbere yaho mwabonaga ibyo bakoraga ari byiza cyangwa mwabonaga ari bibi? Ni ukubera iki mwaje? Ati twebwe rero twavuye muri guverinema, akazi ka guverinema twakoraga twabonaga katagenda neza, akazi nikagendaga neza, akazi kagendaga nabi. Ati nibyo rero gukora neza akazi nuko twagombora igihugu cyacu kandi tukakiyobora twese turi hamwe. Barakomeza bati mbese ni igiki mushaka kwiga? Ati rero ibintu byose turabizi. Ati ahubwo icyiza kugira ibitekerezo bihuje kugira ngo dushobore kuba twakorana, dushobore kuba twabona igihugu. Ile recyclage ikimalizika tunaingia mu ideology moja na wenzetu na tunaanza tumika pamoja. Umunyamakuru ati ni akantu gatoya nshaka kubabaza. Murabona aho mwari muri guverinema babahembaga, none ahangaha muje ntabwo mushobora kuzahemba. None murabona bizagenda bite ko mwari mutunze imiryango yanyu? Tunaanza tumika ni volontaire. Turashaka gukora dukorera ubushake.
tunatumika kazi ni volontaire, haina juu ya pesa wala umunyamakuru abana banyu bazarya iki, ba nyina bazarya iki ko muje gukorera ubushake? Ababyeyi bazakurayo amafaranga yo gufasha abana, ati bazayabona, bati hehe, bati M23 igihe yari imaze gufata Goma ikanafata na Bukavu, abandi barahunze. Ni ukubera iki se mwebwe mutahunze ngo mushobore kuba mwajyana nabo? Ni mudusobanurire. Bariya bahunze ni abanyamakosa. Ni abanyamakosa. Iyo wahunze uburu munyamakosa. Leo ngiye niyo mpamvu ntahunze kuko nta makosa. Ulikimbia unajua makosa ambayo ulifanya. Bariya rero ni abanyamakosa. Mimi sije sina na makosa lolote, nitakimbia ni. None ngiye ko nari nziko na makosa afite, nari kuba mpungira iki? Alo nichunga nitatumika nao cyo sina na makosa. Rero nzakorana n'abashaka kubaka. Ese wakoranaga na unité yihe na batayo yihe i Bukavu? Nilikuwa tumika nakoraga muri la 15 regiment comme commandant regiment. Amazina Ganje kwa Didier. Ngaja Tupa Didier. Colonel Ngaja Tupa Didier. Nitwa Majoro Rulimbura Joseph. Umaze imyaka ingana iki mu gipolisi? Depuis 97. Muri afideli. Yego. Wagiye mu gipolisi ungana iki ubwo? Nagiye ndi mukuru. Nagiye ndi mukuru muri afideli, impinduka za afideli kandi z'amahinduka izi ngizi. Nibwo twagiye muri polisi. Okay. Twakora formation, twagiye muri kadete, kamina tuve muri kamina kadete. Tushaka Kinshasa Malu niyo twarangirije. Niyo mwarangirije. None afana nagira ngo nkubaze, urabona hano muri kumwe n'abapolisi benshi n'abandi bantu benshi, mufashe ikemezo cyo kugenda. Ndagira ngo mbere yuko wenda bigera ku munsi waho mugenda, ubuzima bwanyu muri aka kazi k'igipolisi by'umwihariko niba ntibeshyira umunyamurenge, twari turenganye kabisa. Mwarimu wayeho muti duhishushe kugira ngo abantu tubayeho nabi, twari tubayeho bafunga n'utarafunzwe nawe yaragowe. Parce que ntago twakoraga parce que hariho discrimination ishi. Yatangiye ryari yo? Exile bohe kuva ngibi nyine bitangiye ako n'ubundi baraturenganya ariko n'ubundi urumva twari turambiwe n'ubutegetsi buhari. Turambiwe n'ubutegetsi buhari, twari dutegereje ko nyine two bari bere kugira ngo natwe turebe ko twubaka abantu kabandi. Ubwo ndimo ndibaza niba we nk'umunyamurenge bene wanyu ruguririya bararwana muri iyi minsi mike, navuga ngo habaye ibyago bikomeye ko wari ubayoboye yapfuye makanika, ariko hari amakuru y'iwanyu ruguru urimo kumenya uko abantu babayeho n'ibibazo biri yuko bingana. Ruguru iwacu abantu baragowe cyane. Naje ubwanje nakorera Kavumu, komanda batayo ansego ikavumu. Ariko naje navuye Kavumu mbere bitararangira kuko bari bambushije bakundisha bavuga ngo bakunda gutangirira. Bande bagomba kukwica abasirikare n'abapolisi bagenzi bawe. Bakorana bavugaga ngo bashaka kunica, ngo bagomba gutangira kuko nsa n'abandi. None ukuvuga ngo M23 yahageze n'undi warahunze utakimwe nahuze nagiye Bukavu. Navuye Kavumu. Abandi bagenzi bawe ngize cyumweru mpavuye. Uvuga ngo uko babateraga mwe mwagiraga ibibazo cyane, warishaga n'ubundi ntabwo twisanzuraga nk'abandi bapolisi. Ubwo nibazaga impamvu nyine M23 yaje kabasanga. None impamvu yaje kadusanga n'abandi nabo bari bacece nyine bose ubutegetsi bwari bubi, ntabwo bari badufashe neza twese dans l'ensemble ka polisi ntabwo twadufashwe neza kabisa. Igipolisi muri rusange ko harimo nandi mu nayo impamvu bicariye bose ni impamvu bisigariye kabisa. Impamvu bisigariye bategereje twanye tuhamagara turabwira ngo wese mu mazu. Abagiye baragiye nyine ariko bataragiye twababwiye ati mu mazu tacu bazabatwara. Hano harimo abagore barimo kurira, hari abafite ubwoba bakeka ko nimugerayo bazabica abana babo barimo bararira hano bareba base bari muri ubu bwato. Ntawe ufite impungenge zo kwicwa hano. Abapolisi bo ntazo bafite. Nta kibazo. Usibye imiryango yabo ko hari abarimo kubareba bakarira. Kubera nyine ko abana n'abagore nyine baba basigaye tudahembwa tena tutahembwe, ariko ntawe ufite ubwo gupfa kabisa tawe. Turagira ngo muduhe ishusho ngari y'aba bantu uko babonetse naho bavuye. Aba bantu turi hano ku cyambu cya Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tuje kwakira ingabo za leta zitwiyunzeho
harimo abasirikare ba FARDC harimo na polisi bangana iki? abasirikare